Urukiko nyuma yo kumva impande zombi ndetse rukurikije ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha, runakurikije ubwiregure bw'uregwa Umwiza Gisele, icyaha cyo kwica Kalinda Juvenal kiraguhama, ukaba ukatiwe igifungo cya burundu. Na n'ubu nyuma y'imyaka 3 aya magambo ndayibuka nk'uwayabwiwe ejo. Benshi ahangaha muri gereza ndetse no hanze yayo ndabizi munyibazaho. Bamwe bakunda kunyita ngo ndi inyamaswa, ngo kuki nishe uriya mugabo. Ahari kuko ubanza ndi inyamaswa, kuko n'uwasubiza iminsi inyuma nareka inkuru ikisubiramo, ntabwo nakora igitandukanye n'icyo nakoze, kuko naritabaraga nubwo urukiko rwanze kunyumva, ariko naritabaraga. Ubwo imirimo yo muri gereza dusabwa gukora twayirangije kare, ngaho noneho nimwicare mbabwire inkuru yanjye. Ndabyibuka ubwo basomaga iriya myanzuro y'urukiko, njyewe nari meze nk'udahari, mu mutwe wanjye nta kindi nitekererezaga usibye fiance wanjye, sheri wanjye twari tumaranye imyaka irenga 5. Nabonaga ataje kunyumvira urubanza, kandi rero umuntu wenyine numvaga ko yanyumva. Nari mpangayikishijwe nuko nawe yankuyeho amaboko, akaba atakinyizeye, kabone nubwo ntari gutsinda urubanza, ariko byibura kumva ko we yumva ko ni inzirakarengane. Numvaga byangabanyiriza umutwaro, ariko nawe icyo gihe ntabwo yari ahari. Icyo ngicyo cyanshenguye umutima, ku buryo ntigeze numva imyanzuro y'urukiko basomaga ngo ni ibiki. Ahubwo nabonye abapolisi 2 bamfata baransohora, banjyana ku modoka yari igiye kunjyana muri gereza aho nari gufungirwa. Bakingeza ku modoka bafungura imiryango, ako kanya bataranyinjizamo, nakingurukije amaso mbona abantu benshi buzuye hanze y'urukiko, b'amatelefoni y'amasmartphone bari kumfotora. Abanyamakuru bose bahuruye baje barimo kumfotora, bamvuga amagambo mbabi ngo ndi shitani, ibintu byinshi ntasubiramo. Muri ako kanya mbona umugore araje amfashe mu ijosi aranigaguye. Yari umugore wa Juvenal, atangira kuntuka amagambo mabi ngo wandaye we, ngo urampfakaje, ngo nyiciye umugabo, ngo abana banjye bahinduye imfubyi. Ako kanya abapolisi baramunkiza, mu gihe bakimurangariye muri njye numvishe ikintu kimbwira ngo irukanka, ngo nushaka ugende wiyahure mu modoka ikurangize, dore nta kintu na kimwe usigaje ku isi. Ako kanya narirutse nambaye amapingu ku kaboko, abapolisi batangira kunyirukankana, abantu nabo bagenda bamvugiriza induru aho nyuze hose ati mumufate mumufate. Imbere yanjye nahabonye inyubako, ndavuga ati ahangaha nta kundi niho ngiye kurokokera. Naragiye nirukanka, abantu bambona bikabacanga, bakibaza si uyu nguyu ko arimo kwirukanka bitebye. Nagiye nirukanka ninjira muri esanseri, ndavuga ati iyi ngiyi irangiza hejuru ubundi nsimbuke nipfire. Ubwo niko abapolisi bakomeza banyirukaho, ndetse n'abandi bari bari muri urwo rubanza bavuza induru. Ubwo nageze hejuru numva birandenze, buri icyo nkora ndeba gusimbuka, numva ngize ubwoba. Umutima wanjye utangira kuzamo ibitekerezo byinshi, umwe ukambwira uti simbuka, undi ukambwira uti hoya, ati n'undi waba upfuye uri inzirakarengane, byibura utagaragaje n'akarengane wagiriwe. Ubwo natangiye kurira, ndeba hirya mbona aho hantu hari ikirahure cyahamenekeye, maze mfatamo agace gasongoye neza. Ako kanya abapolisi ubwo nabo babageze hejuru aho narindi, ndetse inyuma yabo mbona na ba bantu bari bafite amakamera n'amasmartphone barimo gufotora babaje inyuma. Ubwo umupolisi yantunze imbunda arambwira ati Gisele, utanabitekereza, garuka hano. Nahise mfata ka gace k'ikirahure nari mfite mu ntoki nkishyira ku ijosi, ndavuga ati nibanyegera ndibaga, n'ubundi niteguye gupfa. Ubwo umupolisi arambwira ati tuza mukobwa, ati ntabwo turakubabaza. Ndamusubiza ati ntabwo muri bumbabaze, byabaye kera, reka narababaye kera, si ubu ngubu ndi kubabara.
ubwo ako kanya natangiye kwibuka kera nkiri muto cyane, ubwo nari mfite imyaka 7 nkiri umwana muto cyane, ubwo mu rugo bazanaga umukozi w'umuhungu.